ibintu bigende neza. Wabajije uti mbese ko yari yagizwe umujyanama wa meya bugacya kongera agafatwa, yafatiwe ikindi cyaha ngira ngo RIB babisobanuye neza. RIB imukurikiranyeho ikindi cyaha cyo nakita nka ruswa ku mutangabuhamya. Ngira ngo RIB barabisobanuye neza, gusa umutangabuhamya kuvugurura kwisubiraho ku mvugo yari yatanze, icyo rero ni icyaha gishya kurikiranyweho gisanga ibindi yari asanzwe afite mu nkiko. Hari ababitwaye nabi rero cyangwa batari bafite amakuru ahagije, reka wenda mfate umunota umwe mbisobanure. Ndagijimana ntigeze agirwa umwere ku cyaha kurikiranyweho cyo gufatwa umwana ku ngufu. Icyabayeho nuko yaburanye ifunga n'ifungurwa, agatanga ingwate, akemererwa kuburana ari hanze. Ariko icyo nacyo kiracyahari, azakiburana, ashobora kugitsinda, ashobora kugifungirwa. Ibyo no kugira ngo wenda abantu bajye batanga amakuru yuzuye, ntabwo icyo cyaha yigeze akiburana ngo akigirweho umwere. So ubwo wenda n'abandi baraza kunyunganira, ariko no kubaka yambe ntabwo yemewe mu karere kacu ka Burera ndetse no mu gihugu cyacu, cyane cyane ko ari amahirwe menshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho yo gufasha abaturage mu kwiteza imbere, cyane cyane bagana ibigo by'imari. Hakaba nanone hari gahunda nziza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho yo gufasha abaturage mu kwivana mu bukene baguza amafaranga muri gahunda ya VUP cyangwa se Financial Services, aho abaturage baguza amafaranga bakayishyura ku nyungu ntoya, aho bishyura barengejeho ibihumbi bibiri n'umuturage ahawe ibihumbi ijana, yishyura ibihumbi ijana bibiri mu myaka. Urumva ari nk'aho ari amafaranga n'ubundi abaturage bahabwa ku buntu. Nicyo twashyize rero imbaraga kugira ngo dukangurire abaturage izo serivisi zose zihari, umuturage agomba kubonamo amafaranga mu buryo bwizaganye ibigo by'imari, ndetse no kwaka amafaranga y'inguzanyo yishyura ku nyungu ntoya cyane. Kandi koko byafashe umurongo, ngira ngo babwenya kwa gavana kuko byari byarakenesheje abaturage, cyane cyane mu murenge wa Gahunga. Murenge wa Gahunga amasambu yabo ubona kwifuza umuntu ko aguha amakuru ntayaguhera igihe ubishakiye. Ngira ngo tubitandukanye no kudakorana n'itangazamakuru. Ngira ngo rero cyo nari cyo ngira ngo ngarukeho, kuko ngira ngo wenda bwo ni byiza ko nagushubije, kuko ngira ngo wenda nta nicyo babonyemo cyari gutuma tukwima amakuru, byari kuba ari akaga iyo tuba tutaragushubije. Ngira ngo rero rwose icyo kuba amakuru umuntu atayabonera igihe yashakiye no kwimana amakuru ni ibintu tubitandukanye, ariko ngira ngo mushimire cyane. Ngaruka kuri Peter Clever wa TV1 yavuze ku kintu cy'ibirombe bibwira abaturage, ngira ngo nyakubahwa guverineri yabivuzeho cyane, ariko ndagira ngo mudufashe mu bukangurambaga turimo dukora, dukangurira abaturage kujya muri biriya bikorwa, kwirinda kujya muri bikorwa by'ubuzima bwabo mu kaga. Mudufashe, nshimira rwose nuko mudufasha, ariko noneho munadufasha noneho by'umwihariko tuna mu bihe by'imvura ubutaka bwasomye kandi cyane, nta na rimwe tubemerera kujyamo, ni urugendo rukomeje, ni process, ariko by'umwihariko muri ibi bihe mudufashe ahantu muhashyira umwihariko, kuko ngira ngo turabizi n'ingaruka zitandukanye uretse n'impfu. Hari bari abantu bishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe, urabona ko harimo ingaruka zitandukanye, harimo abana bata amashuri, harimo kubura ubuzima, harimo kwangiza imyaka y'abaturage, harimo ibintu byinshi cyane. Nagira ngo ranga by'umwihariko nisabira abanyamakuru mudufashe mu bukangurambaga turimo dukora, dufatanyije turimo turanyura mu mirenge itandukanye, hari muri concession za mine, kugira ngo abaturage barimo turi mu rubyiruko, mu bagore, kugira ngo buri wese tanga uruhare rwe mu kugira ngo dukumire ibi bikorwa. Hagaruka no ku kibazo nacyo cya Ndagijimana Frodoir wari umunyamabanga w'umurenge wa Mbogo, nyuma akagirwa umujyanama wa meya. Bikosore gato, ntabwo ari umujyanama wa meya, buriya meya nta mujyanama agira, cyo kora hawe umujyanama komite nyobozi y'akarigirwa n'abantu batatu, ni meya n'abavisi meya babiri. Ngira ngo rero ngaruka ku micungire y'abakozi muri rusange, buriya dufite amabwiriza n'amategeko bitugenga mu micungire y'abakozi. Dufite iteka rya perezida twifashisha rigena imyitwarire mbonezamubiri ku bakozi ba leta, rivuga aho umukozi agomba
kwiyubaha, kwitwararika mu kazi ke akora ka buri munsi. Ngira ngo wenda ngarutse kuri Ndagijimana Frodoir, mwese mwarabibonye tweet yasohotse ubwo ngira ngo RIB yamutaga muri yombi, ngira ngo ni mu mpera z'umwaka ushize, ngira mwese mwarabibonye. Ngira ngo ngaruke nanone buriya dufite irindi tegeko ridufasha rishyiraho statut usanga igenga abakozi ba leta, aho ngira ngo nagaruka mu ngingo yaryo ya 67 ivuga ko iyo umukozi wa leta akurikiranweho icyaha gifitanye isano n'ikosa ryo mu rwego rw'akazi, urwego akorera rumukurikirana ku ikosa mu rwego rw'akazi rutabanje gutegereza ko ikurikirana cyaha rirangira. Nicyo cyabaye rero kuri Ndagijimana Frodoir. Nyakubahwa Guverineri ngira ngo yabivuze neza ko nubwo bavugaga ko yabaye umwere, ni yaburanye ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, niko byagenze. Ngira ngo TGI ya Nyarugenge niyo yamufunguye by'agateganyo, ariko ngira ngo ahangaha impamvu mbivuze ngarutse kuri itegeko ni ukugira ngo dutandukanye aho uko akurikiranwa mu nkiko, mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha n'uburyo tumukurikirana mu buryo administratif. Ni ibintu bitandukanye. Buriya n'umukozi muri izo nzego z'ubugenzacyaha n'inkiko ashobora kugirwa umwere, ariko byagaruka mu rwego rw'akazi akorera akaba yahanirwa icyaha. Nagira ngo rero ibyo bisobanuke neza. Nibyo rero kuri Ndagijimana Frodoir byakozwe. Mwavuze muti wenda ntabwo twigiye tugira verisiyo y'ukuri ibigaragaza mu itangazamakuru. Ngira ngo bagenzi banyu sinzi na hano niba barimo, ariko ababitangaje ntabwo bigeze bambaza, ntabwo nzi aho byabikuye. Numva cyo korone ngo mufite drone, niba arizo zabibahaye ntabwo mbizi, ariko icyo nagira ngo mvugeho nuko ntabwo akazi Guverineri yabivuze neza, ntabwo dukorera muri media, nta nubwo dukoreshwa na pressure ya media. Nicyo nagira ngo mvugeho. Ngira ngo bakivuzeho cyuko ari umujyanama, kuba yarabaye umujyanama wa meya inyuma agafatwa, ni ibintu bitandukanye. Dutandukanye gukurikiranwa mu buryo bw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'inkiko, tunakurikiranwe tunatandukanye kuba umuntu akurikiranwa mu buryo bwa administratif. Nkagira ngo rero ngaruke banabivuzeho cyane, ngere mbonera umwanya mbivuge. Icyo kuvuga ko yategetswe, wenda twategetswe kumugira umujyanama wa meya, ntabwo ari byo. Ngira ngo buriya akarere n'urwego rwigenga, ariko cyo mbizaniye nuko buriya nk'umuntu wari ukurikiranwe ikosa ryo mu rwego rw'akazi byagize, mwabonye uburyo bisokoza muri social media, ni namwe mwabitangaje. Buriya biba ikintu nka kiriya mu baturage kumusubizayo ntabwo ari ikintu, ntabwo byari kuba ari byo kumusubiza mu baturage. Buriya rero ujya gushaka undi mwanya, ngira ngo ntabwo ndi burambisubiramo kubera yuko drone zanyu zarabibahaye, amabarwa atandukanye mwarabibonaga, ariko nyuma yuko komisiyo y'abakozi ba leta twagomba kubishyira mu bikorwa, yuko ibyo yadusabye, icyo twagomba gukora buriya nyuma ko dusabwe ko tumusubiza mu kazi, icyo twagomba gukora no gushaka undi mwanya w'akazi uri ku rwego ariho. Buriya ushobora kumushyira hasi ko demotion ntiyemewe, nta nubwo ushobora kumupromoting, uretse ko nabyo bitari gushoboka. Nicyo cyakozwe rero. Buri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ari ku rwego rwa directeur ku karere, buriya na advisor niwo mwanya ariho. Nicyo cyakozwe rero. Ndumva wenda ari ahangaha nasoreza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ni itegeko rishyiraho statut usanga igenga abakozi ba leta, cyane cyane mu ngingo ya 67 ivuga ko iyo umukozi wa leta akurikiranyweho icyaha gifitanye isano n'ikosa ryo mu rwego rw'akazi, urwego akorera rumukurikirana ku ikosa mu rwego rw'akazi rutabanje gutegereza ko ikurikirana cyaha rirangira. Murakoze. Urakoze nyakubahwa Gavana, ndabaza kubashimira cyane bivanye ku mutima urubuga mwashyizeho rwo kugira ngo duhure n'abanyamakuru, cyane cyane ko tuzi neza ko ari abafatanyabikorwa b'ingenzi. Nakunze kubivuga ubwo natangiraga akazi ko kujya mu nzego z'ibanze ko itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane. Nkaba ngira ngo rero ashimwe n'abafatanyabikorwa, abanyamakuru, uburyo dukorana byerekeranye no guhanahana amakuru, cyane cyane ko tuzi ko twese umuturage ari we dukorera, gahunda y'umuturage ku isonga. Nkaba ngira ngo gashimire bivanye ku mutima uburyo abanyamakuru dukorana nk'akarere ka Burera.
ndashimira kandi n'umunyamakuru wagize ibyo abaza Ladislas kubyerekeranye n'ibibazo bimwe na bimwe yagaragaje biri mu karere kacu ka Burera, cyane cyane ko bigaragara yuko n'ubundi ari ukuvugira abaturage. Nagira ngo nshimire by'umwihariko ngira ngo bigarukeho. Ndahera ku ikibazo cya Banki Lambert yagaragaje kiri mu karere kacu ka Burera. Ngira ngo nyakubahwa gavana ubwo natangiraga no kuyobora akarere ka Burera, ni ikibazo cyagaragaye mwanambwiyeho cyane ko tugomba guhagurukira tukakirwanya, cyane cyane yuko Banki Lambert nk'uko nayibonye nayumvishije mu karere ka Burera yita urunguze, ku buryo koko cyari ikibazo gikomeye kimunga ubukungu bw'umuturage, cyane cyane ko wabonaga ari nk'ibintu bidafatika ntawe bitaniye n'ubushukanyi. Nyakubahwa gavana mwaramfashije mu byerekeranye n'ubukangurambaga kuri icyo gikorwa kitari cyiza cya Banki Lambert. Ngira ngo abanyamakuru beza nongere babwire yuko Banki Lambert ntabwo yemewe mu karere kacu ka Burera ndetse no mu gihugu cyacu, cyane cyane ko ari amahirwe menshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho yo gufasha abaturage mu kwiteza imbere, cyane cyane bagana ibigo by'imari. Hakaba nanone hari gahunda nziza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho yo gufasha abaturage mu kwivana mu bukene baguza amafaranga muri gahunda ya VUP cyangwa se Financial Services, aho abaturage baguza amafaranga bakayishyura ku nyungu ntoya, aho bishyura barengejeho ibihumbi 2,000 n'umuturage ahawe ibihumbi 100 yishyura ibihumbi 100 biri mu myaka. Urumva ari nk'ari amafaranga n'ubundi abaturage bahabwa ku buntu. Nicyo twashyize rero imbaraga kugira ngo dukangurire abaturage izo serivisi zose zihari, umuturage agomba kubonamo amafaranga mu buryo bwizaganye ibigo by'imari ndetse no kwaka amafaranga y'inguzanyo yishyura ku nyungu ntoya cyane. Kandi koko byafashe umurongo, ngira ngo babwiye nyakubahwa gavana kuko byari byarakenesheje abaturage, cyane cyane mu murenge wa Gahunga. Umurenge wa Gahunga amasambu yabo ubona koko yaragiye ashira kubera ubwo buryo bwagiye bubaho bwo kuba umuturage yashuka muri ubwo buryo. Ngira ngo rwose twabisabiye imbabazi kuko twararangaye nk'inzego zikurikirana umuturage ku munsi, kuko tugomba kumwigisha ayo mahirwe yose ahari kugira ngo umuturage abone amafaranga mu buryo bwiza kandi azayishyure mu buryo bwiza, batagombye kumushuka muri ubwo buryo n'ibyangombwa by'ubutaka bwe bigomba kugenda. Ngarutse rero ku iki kibazo mwabajije Ladislas yabajije cy'umukozi w'akarere witwa Kurune waba warishyuye n'icyo gikorwa kibi, ndagira ngo mubwire ko atari byo, kubera yuko inzego z'ibanze nk'uko nabibabwiye dufite inshingano zo kwigisha abaturage. Iyo gahunda cyangwa se ntabwo nayita gahunda, ubwo buryo bw'ubushukanyi twarabwumvishe bwose n'akarere ka Burera tujyanamo muri gahunda ya Duhari ku bwanyu. Gahunda ya Duhari ku bwanyu dufite nk'akarere ka Burera yo kwegera abaturage tukabasobanurira gahunda zose za leta, ibyo agenerwa, uburyo abibona mu buryo bwiza. Izo gahunda za leta zirahari, nko kumushishikariza kwitabira ibigo by'imari ndetse n'izo gahunda zindi zihari. Rero ntabwo byaba turimo kubirwanya ngo umukozi abyishoremo, ntabwo ari byo, ahubwo ndagira ngo amakuru uko ameze. Umuturage ashobora kuvuga ikibazo koko afite imvamutima kubera n'agahinda yaba afite. Umukozi koko witwa Kurune, umukozi ushinzwe itorero n'ubukangurambaga mu karere ka Burera, yaguze inzu n'umuturage wo mu karere ka Burera utuye mu murenge wa Gahunga witwa Neziyaremye Jean Marie Vianney, ngira ngo niwe. Bagura inzu ariko ayigura n'uyu Neziyaremye inzu yari afite mu murenge wa Cyuve, ngira ngo ni hano muri Musanze. Inzu bayimeranya ko bayiguze miliyoni 4, ariko ako kanya ahita amwishyura miliyoni 2, asigaramo miliyoni 1.5 yari yamubwiye ko azayimuha ari uko bamaze gukoresha mitasiyo. Barabyumvikanye, umuturage nanjye yabingejejeho ndagikurikirana, ariko aya mafaranga miliyoni 1.5 arisigaye bari bumvikanye ko agomba kuyatanga ku itariki 5 z'ukwa 10. Igihe kigeze rero, murumva ko amafaranga miliyoni 1.5 yagomba kuyamuha uko bakoresha imitasiyo. Biza kugaragaza yuko iyo Neziyaremye baguze iyo nzu ntago yari iye, yari y'umwana we, yanditse ku mwana kuko turabizi yuko ubutaka butakwanditseho abatari ubwawe. Kurune yamaze kumenya yuko igihe kigeze mitasiyo yuko ngo amwishyure amafaranga, agiye kumubwira ngo
bakoresha imitasiyo, undi biza kugaragara ko inzu yanditse ku mwana we. Murumva rero process ya mitasiyo bagombaga guhabwa amafaranga bakahana, ariko uyu ntezi yaremye ari uko yabanjije gukoresha mitasiyo. Ndagira ngo mubyumve neza. Rero mitasiyo ntabwo yabaye kuko inzu yanditse ku mwana we. Bamaze kubona yuko inzu yanditse ku mwana we, Colonel icyo yakoze uko nabikurikiranye nuko yamubwiye yuko amusubiza amafaranga yarasigaye, donc bongera bagasubizanya, amusubiza amafaranga yaramusigiye, donc ibyerekeranye n'ubugure bivaho, bagasubizanya amafaranga, agasubirana amafaranga ye. Undi nawe aravuga ati ngiye amafaranga nawe mfite narayakoresheje, ati ntabwo ntayaguha. Rero icyabayeho nuko Colonel kuba baraguze inzu babihinduye, bumvikana yuko iyo miliyoni 1 n'igice bandika yuko ari aya murimo. Mwabyumvishije? Aragenda bajya imbere ya noteri barabyemeza, noneho kugira ngo bigaragare yuko amusigamo miliyoni 1 n'igice, bumvikana yuko ari amafaranga murimo atari inzu. Mwabyumvishije neza? Nuko rero byagenze, bajyana amasezerano imbere yo kwa noteri, ahubwo umuturage yari kumbwira, yabimbwiraga byararangiye baragiye n'imbere yo kwa noteri. Ubwo rero iyo byagiye imbere yo kwa noteri biba byemeje, ubwo murabizi amategeko uko bimeze. Ntabwo nakumva yuko ari Colonel muri ya gahunda yaduhari ku bwanyu, nawe ni umuturage wanjye kuko ni umukozi w'akarere nibyo, ariko niyundagije Imana nawe ni umuturage wanjye, ariko narabyumvise gutyo gishani n'abanyamategeko. Bigaragara yuko ari masezerano bakora imbere yo kwa noteri nyine yemezwa, akazakurikiranwa guta agaciro. Nuko ibintu bimeze. Ngira ngo n'umuturage nyuma naramusobanuriye, turabikurikirana uburyo kuvuga ngo araterwa ubwoba, wenda yari kuba nawe yarubahirije amasezerano agakoresha mitasiyo. N'ubundi turabisaba cyane abaturage, kandi tunabasaba kugira ngo nk'uko by'umwihariko abanyamakuru dukorana mu karere ka baradukorana neza, gukomeza gufatanya kugira ngo bakangurire abaturage ibyerekeranye no kwandikisha ubutaka, mitasiyo, kugira ngo ubutaka nyine bube ubw'umuntu ku giti cye, ari uko nyine yahinduje. Hanyuma ikindi mwambajije ni ibyerekeranye n'umuhanda wa Kidaho Nyagahinga Gahunga. Ahangaha ndagira ngo nanone mufashe dushimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika waduhaye no muhanda. Kiriya gice kikaba kigendwa, abaturage bakaba babona uko bahahirana mu byerekeranye no kuvana umusaruro cyane cyane w'ibirayi wabaga muri kiriya gice ukabugezwa ugomba kugerwa. Ndagira ngo nabyo tuze kubishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Radisirasi n'abaturage ba muri kiriya gice. Ibyerekeranye rero n'ikibazo cy'ingurane turakizi, hari abaturage 66 basigaye bari bafite ikibazo cy'ingurane ariko ntabwo bujuje ibisabwa. Ndagira ngo mbabwire yuko tugiye kwishyura amafaranga, hari ibisabwa, hari ibyo umuturage agomba kuba yujuje, nubwo bimwe na bimwe twe tubafasha abaturage bacu kugira ngo babyuzuze nk'indangamuntu, biba byoroshye. Ariko hari igihe usanga cyangwa nanone uwo muturage avuga kigomba gukorerwa subdivision, guca mu bice, cyangwa se gukoreshwa mitasiyo nk'uko nabibabwiye. N'ubundi ni inshingano zacu n'inzego z'ibanze kugira ngo tubafashe ibyo bibura biboneke, hanyuma rero abaturage bishyurwe. Icyerekeranye n'uko mwavuze yuko hari aho ubutaka, umuhanda wasize amazu mu manegeka ndetse n'ibitaka bimwe bikaba byararuzwe ku mazu. Ahangaha ndagira ngo babwire yuko twohereje itsinda ry'akarere rishinzwe, bajya gukurikirana, basanga ibyo abaturage bavuze ntabwo ari byo. Ntabwo amazu yaba ari mu manegeka, n'ibitaka bitinzweho nta bihari. Wenda hagize ibigaragara nyuma, no muri dukomeza gukurikirana n'ibitaka twakoresha uko dushoboye bikahava, ariko ibyerekeranye n'amanegeka byo ntabwo byabaho yuko twaba turimo kurinda abaturage, kwirinda amanegeka, kwirinda ibiza ngo utena nk'akarere nk'inzego zirebera abaturage twongere tubasige mu manegeka. Hanyuma ku cyerekeranye n'inzu ya Lovegate, nyakubahwa Gavana, ni inzu yubatswe kuri amafaranga tuvana mu bukerarugendo revenue sharing. Ahangaha nk'uko tubikaburirwa buri gihe ku byerekeranye no gucunga neza umutungo wa leta, ni inzu yubatswe, ni amafaranga nyine n'ubundi ava mu bukerarugendo aza gufasha abaturage bacu kugira ngo dukomeze tumugabunge n'ibikorwa by'ubukerarugendo, cyane cyane ku kiyaga, ku kirunga cya Muhabura. Inzu rero
n'ubundi y'amafaranga abonetse turicara tukareba icyakorwa ku nyungu z'abaturage. Ni inzu yari igenewe urubyiruko, cyane cyane urubyiruko barabangavu baterwa inda bakiri batoya, aho byaje gukurikiranwa tugakurikirana nyine nk'uko tureberera umutungo wa leta, tuza gusanga ahantu inzu igeze n'agaciro k'amafaranga asigaje kugira ngo yishyurwe tubona ntaho bihuriye. Nibwo twashyiragamo ubugenzuzi, abaduteri b'akarere barakurikirana, tuza gusanga hari icyo cya miliyoni 17 zaburiye irengero. Bigeze hagati rero nibwo twabaga tubihagaritse, abashinzwe kubikurikirana barakurikirana, abantu barafatwa barafungwa nubwo baje kongera kurekurwa. Dutegereje rero ubutabera kugira ngo tugaragaze icyabagize abere, kugira ngo bongere bakore. Noneho n'aba baturage nyine murabyumva nabo bahabwa amafaranga yabo, ngira ngo birimo guhabwa umurongo. Turimo gukorana n'urukiko hano rwa Musanze kuko niho bari babafashe, kugira ngo turebe icyemezo kigaragaza nuko babaye abere. Hanyuma rero amafaranga yarasigaye tuyabahe, ariko no gukurikirana ku bikorwa nyine byubakwa bikarangira n'abaturage bakabona amafaranga yabo. Ladislas aragira ngo dusobanurire gutyo, kandi koko niko bimeze, birimo kujya heza. Turimo gukorana n'urukiko rw'ibanze hano rwa Musanze kugira ngo abaturage bacu be kuba victim, kuko n'ubundi umuturage umuturage dukorera agomba nanone kubona ibyo yakoreye agahembwa. Ikindi mwambajije ni ku ishuri rya La Promise ryubatswe mu murenge wa Gahunga. Ahangaha nyakubahwa gavana nk'uko mwabigarutseho, turashima igikorwa cyakozwe cyane nyakubahwa gavana, nk'uko muhora mubitubwira ibyerekeranye na gahunda yo kugarura abana bataye ishuri. Twabishyizemo ingufu rero natwe nk'akarere ka Burera, aho dushima n'abafatanyabikorwa ndetse n'abanyamakuru barimo ibyerekeranye no gukundisha abana ishuri no kugaragaza ibyiza. Turanga kubera ko twese twize, abana bose baraje koko, bamaze kuza hagira na initiative zibaho zo kugira ngo abantu bashyiraho amashuri, yaba ari amarerero, yaba ari amashuri y'incuke. Ariko uyu mufatanyabikorwa wari wubatse rino shuri nyakubahwa gavana yaryubatse nta byangombwa afite. Ngira ngo muranabizi neza, ubwo twagiraga inama na nyakubahwa minisitiri w'uburezi hano, nabwo yabigarutseho agaragaza yuko nubwo dufite icyo kibazo cy'ubucucike cyangwa se n'abana bagifata urugendo rurerure, amashuri agomba kubakwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ndagira ngo rero mbabwire yuko iki kibazo cyabayeho ubwo ishuri ryahagarikwaga, n'ubundi twagiyeho nk'akarere turakurikirana, habaho n'itsinda ry'akarere ryagiyeyo risanga koko iri shuri ritujuje ubuziranenge, niko nabivuga. Ryubatswe mu ngo ahantu uko rimeze, ngira ngo mwarabibonye mu binyamakuru, ariko by'umwihariko twaranabasuye tubereka yuko hari ibihura. Tubasaba yuko bakubaka ishuri koko rirakenewe, rikubakwa ahantu hatari mu baturage mo hagati, rikubakwa ahantu hisanzuye. Bamara kugira ibyo bageraho nyakubahwa gavana nk'uko mwabitanzeho umurongo, tugasaba NESA ikaziga igakurikirana ikareba ko bujuje ubuziranenge. Ladislas kugira ngo mbabwire yuko NESA nitanga icyangombwa cyo ishuri itangira, ntabwo ari akarere, ahubwo twebwe dukurikirana umufatanyabikorwa wacu, tukamufasha mu kugira ngo twerekane ibisabwa, tukamwereka uburyo arabikurikirana neza, uburyo na NESA iza kudusura koko biducishe mu ijisho. Kabagira ngo rero mbabwire ko ari uko bimeze, ntabwo byujuje ubuziranenge. Kugira ngo rizatangire cyangwa se ishuri rifungure, nuko NESA iba yabasuye ikabaha ibyangombwa ikabemerera gukora. Ndagira ngo mu by'ukuri ni ibintu abajijwe, kandi ngira ngo nkomeze ishimira abanyamakuru uburyo dukorana neza, mbiziza yuko koko zi neza ko itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane. Murakoze. Gakenke. Murakoze nyakubahwa gavana. Ibyo babajije kuri Gakenke kiriho byinshi mwabivuze, ariko reka mvuge ku cyerekezo dufite cyahariya kuri aho twise komini Bugarura aho yahoze. Ni ukuvuga ko ziriya nyubako nk'uko mwabivuze, ntabwo ari twebwe turi gucunga buriya butaka, ariko hari icyerekezo twahafatiye cyane yuko hari gahunda yo kubaka Center of Excellence
dutekereza yuko rero turimo turavugana n'izindi nzego ku buryo hariya hahoze komini Bugarura twazahubaka Center of Excellence, hakazajyamo ama-option atandukanye, cyane ko no muri Gakenke tugira ibintu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ku buryo hajya imyuga abanyagakenke bakeneye ndetse n'abandi duturanye bo muri ntara yacu y'Amajyepfo.